Ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mwakoze subscribe kuri Real Vibe nk'ibisanzwe nge nitwa Eric wacu nyita Eric wacu kuri itariki ya 5 rero muri iki gitondo abaturage batuye mu mujyi wa Gisenyi cyangwa se mu karere ka Rubavu babyutse mu gitondo bagiye mu kazi kabo nk'ibisanzwe aho bari basanzwe bakora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mujyi wa Goma. Byagenze bite rero abaturage bagezeyo basanga umupaka ku ruhande rwa Congo cyangwa se ku gipande cya Congo hariho ingufuri. Abaturage bahageze batangira gusabwa kuba basubira inyuma cyane bakajya kwambukira ku wundi mupaka cyangwa se kuri petite barriere. Nuko byagenze rero abaturage batangiye basubira inyuma bose bari baje kwambukira kuri uwo mupaka mwiza cyangwa se kuri uwo mupaka VIP cyangwa se umupaka usanzwe witwa La Corniche. Batangira gusubira inyuma kugira ngo babe babasha kujya kwambukira ku mupaka wa petite barriere. Kugeza ubu rero situation cyangwa se uko bimeze kuri uwo mupaka mutowe mukuru, imodoka cyangwa se imodoka ndende zitwara ibicuruzwa ubu ngubu cyangwa se long vehicles zitwara ibicuruzwa zibivanye mu bihugu bitandukanye ku byambo bitandukanye. Kugeza ubu nazo ziraparitse zose ziraparitse aho ngaho ku mupaka mukuru cyangwa se kuri Grande Barriere, kubera ko ari naho zari zisanzwe zambukira cyangwa se niwo mupaka imodoka zitwaye ibicuruzwa zisanzwe zambukiraho. Abaturage rero byababaje kubera ko bari bazindukiye mu bushabitsi bwabo yaba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ruhande rwa Congo, kubera ko abaturage bo muri Congo cyangwa se bo muri Goma bari basanzwe bawifashisha cyane baza mu Rwanda, kubera ko abaturage bahigoma bamaze igihe kirekire batunzwe n'umujyi wa Gisenyi cyangwa se batunzwe n'umujyi n'u Rwanda, kubera ko imihanda ibasha kubagemurira ibyo kurya ibizana mu mujyi wa Goma ku ruhande rwa Congo itari gukora, kubera ko hari kubera intambara zikomeye cyane cyangwa se hari kuba imirwano ikomeye cyane ihuza Congo ndetse n'umutwe wa M23. Rero bivugwa ko Congo yafunze uyu mupaka cyangwa se yabashije kuba yafunguye umupaka mu rwego rwo kwirinda ko abanyarwanda bakomeza kwambuka kwifata n'umutwe cyangwa se n'inyeshyamba zirwanya leta ya Congo M23. Bikaba bivugwa ko bishoboka ko ariyo mpamvu ishobora kuba yatumye uruhande rwa Congo rwo rufunga uyu mupaka, bikaba biri kubangamira ubucuruzi cyangwa se ubuzima rusange bw'abakongomani ndetse n'abanyarwanda. Ni nyuma yuko iki gihugu rero gikomeza gushinja leta y'u Rwanda kuba yaba ikorana n'umutwe wa M23, u Rwanda narwo rugashinja Congo ko nayo ikorana n'imitwe cyangwa se ikorana n'umutwe wahekuye u Rwanda FDLR. Nuko bimeze rero cyangwa se nuko bihagaze ibyayo makuru yo ku mupaka wa Grande Barriere. Hano ni kuri Real Vibe, nge nitwa Eric wacu. Nshimira wowe ugiye gukora subscribe, ndagushimiye cyane wowe ukoze subscribe, kubera ko iyo ukoze subscribe ibiganiro byacu bikugereraho ku gihe. Hano ni kuri Real Vibe, turabashimiye cyane. Imana ikomeze ibarindane n'imiryango yanyu mwese.